banzura impamvu Yesu yasinziriye. Niyo ntego y'ijambo. Banzura impamvu Yesu yasinziriye, banzura impamvu Yesu yasinziriye ku mugabo wawe, banzura impamvu Yesu yasinziriye ku bana bawe, banzura impamvu Yesu yasinziriye muri business yawe, banzura impamvu Yesu yasinziriye abantu bose bakaba barakuvuyeho, banzura impamvu Yesu yasinziriye ukaba usigaye usenga ukagira nta kumva, banzura impamvu Yesu yasinziriye ukaba urwaye indwara zose zibaho, banzura impamvu Yesu yasinziriye. Numara kuyimenya impamvu yasinziriye urezwa uce bugufi, kandi Yesu arakanguka. Kandi iyo akangutse biremera. Iyo akangutse abantu babuze ibiryo arabagaburira. Iyo akangutse ababuze aho kuba arabambika. Iyo akangutse nitwezwa bizagenda neza. Nitwezwa Imana izaza yitamurure. Nitwezwa ibintu byose Yesu azabiturisha byemere. Nitwezwa umugabo wawe azakira. Nitwezwa bari abana bawe bakunaniye bazahinduka. Nitwezwa tuzajya dukora bigende, ducuruza bigende, kuko nta buriganya dufite mu mutima yacu. Mana turagushimye, tugushimiye kuri Imana, tugushimiye kuvuga bikaba, tugushimiye kutegeka bigakomera. Muri uyu mwanya rero duciye bugufi, mbere na mbere Uwiteka Nyiringabo Imana nguzana abamarayika bagutaha ahantu. Ikiganiro tugiye kugirana na bene data ugihe umugisha. Iyi cano ni wewe wayivuze, ni nawe uyisohoje. Ibiganiro byose bizanyuraho uzajya Uwiteka, icyo dushaka nuko tubona inyungu zikuza hari nyinshi, nuko abihana baba benshi. Mana rero uzajya ubiherekeza, uzajya ukomeza uhige ba bandi bose, bara bose baguye, bara bose basubiye inyuma, abo ni wowe wadutumye. Ngaro duciye bugufi muri uyu mwanya, abamarayika babazi bagutaha ahantu. Imbabazi zawe zibane natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mama Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Uwamariya Chantal, turi kuri channel yawe ya YouTube nshyashya. Mbere na mbere kubera iki watekereje kuyifungura? Igitekerezo kije gite noneho? Rero igitekerezo ukuntu cyaje, hari abazayumva iyi channel ariko bari basanzwe bankurikirana n'ahandi hantu henshi. Noneho rero hari ukuntu Imana impa ubutumwa, ugasanga wenda uhamagaye nk'umuntu ngo nagiye gufata ibiganiro ahandi, ugasanga bwa butumwa wenda bwari burakora umuntu umwanya ejo akapfa, ugasanga si ubashije kubuvuga uwo mwanya ngo bigere kuri ba bantu, ugasanga burakerewe. Ni icyo gitekerezo rero nagize kugira ngo n'Imana yagure ivuga butumwa, noneho n'abantu njya mbasha gushyira ibiganiro byinshi uko mbitekereje, kuko ntago wajya kuri cana imwe ngo ushyire ibiganiro uko umutima uteye uhora ushyiraho. Ntago urumva nyine ntago byavamo. Ariko ari yawe uko umutima uteye nzajya ngenda nshyiraho kugira ngo abantu b'Imana bakizwe. Dominique, intego dufite muri iyi minsi niyo kugira ngo abantu baze kuri Yesu. Buriya ntago tubwiriza tugira ngo uzakire, hoya. Iyo ufite abantu wabwirije Yesu bakakira Yesu bagakizwa, Imana iratwandikira. Iyi channel rero niyo ntego ifite, kugira ngo abantu bazumva ibiganiro bizajya binyuraho. Sinjye gusa, hari n'abakozi b'Imana bazanyuraho. Intego y'iyi channel ni ukugira ngo Yesu yamamare. Yesu yamamare. Hanyuma niki wifuza ko abantu bazajya bayisura bakunguka mu buryo bw'ubugingo? Witeguye ko bunguka iki ku ijambo ry'Imana Imana izajya igukacishaho? Ku ijambo ry'Imana izajya impacishaho, Imana urabona turasenga, ishobora kumpa ubutumwa kamwe atubwira abantu ko mbatabaye ihumure. Hari ubutumwa bw'ihumure, hari ubutumwa bugarura abantu ku Mana, hari ubutumwa bwo kwihanisha. Niyo ntego iyi channel ifite. Reka dushishikariza abantu rero gukanda subscribe kugira ngo iburi kiganiro mama Uwamariya Chantal azajya acishaho rya ijambo ry'Imana, impuguro, buhamya n'abandi bavuga ubutumwa batandukanye uko atubwiye bijye bihita bikorohera. Kandi sinabura kukubwira ngo numara gufashwa n'iri jambo ry'Imana urisangiza n'abandi muri groupe za WhatsApp urimo cyangwa se n'ahandi bibashoboka kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kuri benshi. Mama rero nanjye mfite amatsiko yo kumva icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Reka nguha akanya hanyuma uganiriza abatuye isi bose bagiye kutureba. Hanyuma nanjye mfite amatsiko nkuko nabo bafite amatsiko yo kumva ijambo ry'Imana muri mwanya. Ikaze. Uzabona ubu butumwa
ntuzabwihererane kuko harimo byinshi Imana yambwiye kandi ngiye kugeza ku banyarwanda yaba ari mu gihugu abatuye isi yose. Ntabwo tubwiriza abanyarwanda gusa, abanyamahanga mu isi yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka irabemera. Ubwo rero umuntu uzabubona ajya buha n'undi kugira ngo babwumve kandi bumve icyo Imana yabatumyeho. Imana rero, Imana yo ni iyacu ariko mfite ijambo rijyanye n'igihe Imana yampaye ngo mbwire abantu ko igihe tugezemo kirakomeye. Umuntu uzakurikiranira ijambo, Imana ishaka ko abantu bezwa, muri iyi minsi uri kubwira umuntu kwezwa akakubwira ngo ubundi se ndezwa, hari ibyaha mbonyeho. Ariko Imana ishaka ko twongera tukisuzuma kuko njyewe nimbona ko ndi umuvugabutumwa nkabona ko nta byaha mfite, nzaba nise Imana inyabinyoma. Nose hari umuntu utagira ibyaha, umuntu wera ni marayika wenyine, ariko twebwe turabifite, tubana nabyo. Ubwo rero n'ababeshye, ndashaka ijambo Imana yambwiye mbabwira ni iryo, umuntu wese yezwe kandi dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose izabitwongerera. Abantu rero muri iyi minsi bari guhatana, uri kubwira umuntu ngezwa ati se ndezwa, wabonye mfite ibyaha wabonye mfite se ni ibihe? Ndashaka rero ko dusoma ijambo ubundi tugahita dusenga. Ntabwo ndi butinde, nubwo ari ugufungura cano nzajya ngumeza mbagezeho ijambo ry'Imana uko izajya irimo. Ndashaka ko dusoma ijambo riri muri Luka ibice 8 umurongo wa 22. Umuntu wese udukurikiranye, Petero y'amagambo iravuga ngo Yesu aturisha inyanja, nuko ku munsi umwe yigirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira mu nyanja, hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi. Bajya mu kaga, baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije, birahosha, haba ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya barumirwa, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Imana iduhana umugisha. Imana yaraye imara ijambo ndibwira abantu bazumva kuri iyi cano. Abantu muri iyi minsi bari gusenga bakangura Yesu ntakanguke. Urabona Yesu abigishwa be baragendanye, bagendana ahantu henshi, kuko birwaga bagendana. Burya hari ukuntu ubana n'Imana cyane, ukagenda ubana n'Imana none wajyaho ukazanayimenyera, ukagira ni mugenzi wawe. Abigishwa rero nabo bari bamaze kujya bamenyera Yesu, bagendanye ahantu henshi, Yesu yakoraga ibitangaza bareba, ariko ibyo byose ntibyatumye bizera, ahubwo barashidikanyije, bashidikanya imbaraga ze. Yesu rero yabonye utangiye kumushidikanyaho washyiramo dodani. Ubwo rero arabihorera, baragiye, bakomeje umurimo, barakomeza baragenda. Noneho bageze imbere basa nk'abamwibeta. Petero aravuga ati ariko ubundi mu biki? Nambaye ikanzu imwe, nasize umugore n'abana. Undi nawe ati ngewe rwose n'ababeshyi, najyaga nkora Matayo ati ngewe nari umukoresha, nari umusoresha wikora, narakoraga nkunguka, najyaga ngenda nkazanira abana banjye ibirayi, binzabivamo byo kwirwa niruka inyuma y'uyu mugabo, ubundi uyu mugabo yamariye iki? Noneho abandi bigishwa nabo baravuga ati ariko uzi ko ari byo, ubundi uyu mugabo, kuko mbwira abantu badukurikiye, umuntu ushaka gukurikira Yesu yikorera umusaraba yiyange. Ibya Yesu nta rifuti ibamo. Hari abantu baza baje gukizwa avuga ati buriya kwa Yesu niho baruhukira. Kwa Yesu uruhuka ibyaha ukaruhuka intimba, ariko ntabwo ariho baza kuryama tuzaruhukira mu ijuru.
kwa Yesu buje kurwana urundi rugamba rushya, kuko Satani uba wataye naho abareba aba yaje kukurwanya. Mbwira abantu rero bazakurikirana iyi channel, mbabwire ngo buri muntu wese yikorera umusaraba akomeze akurikire Kristo. Ubwo rero bageze hirya baritotomba Yesu rero we yarebaga aterinze yerekwa, arangije ahita abona imitwe bafite, ibyo bavuze byose Yesu yabaga yabyumvishe. We ubuse kubona mu isi twerekwa warareba, ntago yerekwa arirebera, yari yumvisha ibintu bavuga, yumva ibintu byose bagenda bakora. Arangije arijijisha, binjira mu bwato kugira bajye hakurya, arabihorera binjiramo. Bamaze kwinjiramo Yesu arabareba. Buriya hari igihe Yesu yabonye yakuburiye ngo wihane ukanga kwihorera, akazaguteka ikindi gihe. Bundi Yesu ajya dutega ikindi gihe. Buriya niwumva ubu butumwa kuri iyi channel uze kwihenera, wihane, uce bugufi aho wasubiye inyuma. Kambabwira umuntu tubonaho ibyaha ahubwo nibo barapfuye. Niba ubona ko ukiranuka kurusha abandi, burya hari ugukiranuka, ariko natwe nubwo dukiranuka urubwira Imana ati rero aho ubona bansize akazinga, ubuse wajya mu muhanda ukavayo nta kazinga kakugiyeho, taho ubona hari akazinga unyeze. Nubwo waratwezwa. Ubwo rero Yesu yinjiye mu bwato, binjiramo bagira ngo ni ibisanzwe, bagira ngo niyabumvishe. Nawe ibyo urimo byose yambwiye ngo ijisho rye rirakureba, mbese bagira ngo ntago yababonye. Binjiramo arabihorera, Yesu ahita yisinzirira. Ubundi Yesu ajya yisinziriza, ahita yisinzirira, arasinzira aragona. Noneho bakajya bamukangura, umuyaga wamwishi bakamukangura, mwigisha ko dupfuye, ko ducyari umuyaga n'amazi bituze. Yesu akicecekera. Bukeye Petero arababwira ati ariko uriya mugabo ntago mumuzi. Ati ntago muzi yuko buriya twumvishe, muribuka amagambo twavuze, muribuka ukuntu twavuze ngo uyu murimo ntituzawuvamo turigende, muribuka mureka twiyeze, nitumara kwiyeza arakanguka. Urumva bari bamukanguye byanze, babona mbese umuraba ugiye kubica. Niko rero guhita batsuka bariyesa. Umwe aravuga ati Imana imbabarire aha. Ubwo nyine ndi kubwira abantu icyo nshatse kubwira abantu kandi bacyumvireho. Ndi kubwira abantu ngo twiyeze, tureke kugira ibintu duhugiramo. Abantu muri iyi minsi bahugiye mu bintu byinshi kandi bitagira umumaro. Abantu barabona ibyago turimo by'indwara yadutse, aho kugira ngo usenge ahubwo hari ibintu uhugiyemo. Ugasanga umuntu afite ibintu byinshi ahugiyemo aho kugira ngo ahugire kuri Yesu. Ubwo rero ntago byazavamo. Nabo rero baravuze ati rero twarahuze, nibyo koko, ariko tugiye guca bugufi twiyeze. Nitumara kwiyeza wenda Imana yaza. Kandi muzasome Bibiliya, njye narayisomye ndayirangiza, nta hantu namwe nigeze mbona Imana izabatejejwe. Domino uzayisome, nta hantu namwe Imana yigeze iza abantu bataciye bugufi ngo basase umusambi bezwe. Ubundi iza ari uko abantu bamaze kwezwa. Ubwo rero barejejwe. Petero aravuga ati ubwo twihannye mureka adahita akanguka. Ati ngenda muzi, kandi muzi ko Petero burya ari inshuti ye na Yesu, azi uko ateye, azi imikorere ye. Ati ngenda muzi, uriya mugabo ndamuzi. Nitwiyeze arakanguka. Bariyejeje, urumva harimo bari barambiwe. Ati si ukumukurikira, twambaye ikanzu imwe. Mbwira barokore niyo waba uburara cyangwa ukabwirirwa. Nabari abigishwa baramukurikiye kandi ntacyo bamukurikiragaho, bagendaga bari bariyemeje gukurikira Yesu. Iyo wiyemeje kumukurikira, ibyarindamo ubihindura igihombo. Niba wacuruza ukunguka ukaba waramukurikiye ukabona uri guhomba, nuko nyine nuko ibya Yesu bimera. Abagira ngo abanze gukamuremo utuntu twose tubanze tugushiremo. Ubwo rero Uwiteka Imana banzura impamvu Yesu yasinziriye. Niyo ntego y'ijambo. Banzura impamvu Yesu yasinziriye, banzura impamvu Yesu yasinziriye ku mugabo wawe, banzura impamvu Yesu yasinziriye ku bana bawe, banzura impamvu Yesu yasinziriye muri business yawe, banzura impamvu Yesu yasinziriye abantu bose bakaba barakuvuyeho, banzura impamvu Yesu yasinziriye ukaba usigaye usenga ukagira nta kumva, banzura impamvu Yesu yasinziriye ukaba urwaye indwara zose zibaho, banzura impamvu Yesu yasinziriye. Numara kuyimenya impamvu yasinziriye, urezwa, uce bugufi,
kandi Yesu arakanguka, kandi iyo akangutse biremera. Iyo akangutse abantu babuze ibiryo arabagaburira, iyo akangutse ababuze aho kuba arabambika, iyo akangutse. Nanjye nshimiye Imana, mbwira abantu bazakurikira icano, mu ijuru hari Imana. Kamabwira ukuntu mu ijuru hari Imana. Hari abantu bazumva icano bagiye bankurikira mu biganiro byinshi, ngira ngo mwabonye ko bagiye bansura abanyamakuru, nta ntebe ngira, nta no kwicara ngira, ariko ndashimira Imana ko ndi gutanga ikiganiro iwanjye mu nzu nicayemo, bijya byemera umuntu akicara ku ntebe. Ibi si byo twirata, kuko Yesu ntago azatubaza ibintu yaduhaye, azatubaza ese ko nagutumye kubwiriza wazanye bangahe, ese ko nagutumye abantu banjye ubundi abo wazanye bari. Ariko nabyo tuba tugomba kubivuga. Hari abantu bazi ko ngo abantu bakorera Yesu, arutse kumbaza abantu bakorera Yesu tubona mukennye. Ntago dukennye, dufite Kristo kandi araduhagije, dufite Imana. Ubuse wakicara hasi umukorera? Nanjye ubwanjye Mama Neri, hari abanzi, hari n'abansuye bagiye banyumva ku biganiro bitandukanye, bazaho nicaraga bakaba babona nanjye sigaye nicara mu ntebe nk'izi, bakaba babona nanjye sigaye mba mu nzu. Hari igihe twabaga muri ya nzu bari wese bujuje vuga ahita ugenda ukabamo, za nzu za chambrette zimwe utari bukurirwemo n'abana, ariko ntago twigeze twiyandagaza ngo tuve kuri Kristo. Umuntu rero biterwa n'urukundo mukunda Kristo. Iyo uzi ko ukunda Kristo uremera ibyarindamo ukabihindura igihombo, uremera bya bindi byari buzakungukire naho Satani yabikunyaga. Ariko iyo umaze kujya ku murongo neza, umaze gukizwa neza, Yesu arabigarura. Imana rero dufashe kandi tugirire neza. Banza rero urebe impamvu Yesu yasinziriye. Yesu, ngiye kubabwira ibyiciro bitatu. Yesu ashobora gusinzira kubera ibyaha urimo. Rwose ufite ibyaha ntago mwakorana. Yesu ashobora gusinzira bitewe n'amagambo yawe. Buriya hari abantu muri iyi minsi ibyaha bari kubinywa nk'amazi akagotomera. Nubwo biri muri iyi minsi urusengero rufunze, yambwiye mbabwira ngo rurafunze, ariko ijisho rye ribahoraho. Niba hari umukiranutsi ukaba witwaje ngo insengero zirafunze, ukaba usigaye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ntago muzakorana, ntago mwakorana. Yesu yantumye ngo mbwire abantu bezwe, kandi umuntu wese agerageze kwezwa, anezwa, agira n'urukundo. Muri ibi bihe turimo bimeze nk'uku, ntago waba uturanye n'umuntu ngo aburare abwirirwe yambara ubusa kandi wowe ufite imyenda. Niba bimeze gutya, uzi ko pasiteri wawe yahembwaga kuko yakoze, mukaba muturanye, murebe. Ubundi Imana iradushakaho urukundo, twezwe, tugire urukundo. Burareka mbabwire kandi tugire n'ukuri. Maze iminsi mbwira abantu ngo abarokore bagire ukuri. Muri iyi minsi ukuri kurabuze. Uzi ko umurokora kuri manganya ureba neza ukibaza se uyu muntu uko namuhaye amafaranga yanjye nta nyandiko mwizeye, akakuri manganya akakubwira ati wayamereye. Twongeye tugire ukuri, tugire ukuri muri twe. Burareka mbabwire naho wakiranuka nta kuri ntacyo bimaze. Tugire ukuri, buri iyo wagize ukuri n'urukundo ruraza. Tugire ukuri, twezwe. Iri jambo rigamije kwezwa. Barejejwe ba Petero baca bugufi, baravata uyu mugabo aha turamuzi nitutezwa. Umva ntaho ari gukanguka, kandi babonaga umurabo w'ababanyi mwinshi, baricara baca bugufi barezwa. Kandi muri uko kwezwa Uwiteka Imana rururuka, Yesu ahita akanguka, acyaha umuyaga n'amazi biramwumvira. Ahari uyu munsi nawe aho uri hose iri jambo rikugereho, Yesu azaturishe ibintu byose mbona bikuriho. Izo nyanja, ibintu byose bisa nkaho bigiye kukumira, Yesu azabimire mu izina rya Yesu. Iyo Yesu ahageze biramwumvira. Iyo Yesu yahageze umuntu ararya. Iyo Yesu yahageze umuntu arambara. Iyo Yesu yahageze umuntu yicara mu ntebe. Iyo Yesu yahageze biremera. Iyo Yesu yahageze hari ibyo abwira ngo muceceke bigatuza. Reka mbabwire akantu gatambwira abantu bakurikira ijambo. Iyo Yesu yahageze, ubundi yataraguha icyubahiro nta muntu kigwa. Njye nabayeho abantu bose basuzugura n'abazumvira ijambo banzi umuntu kubera bitewe n'ubuzima urimo. Ariko ikintu ushaka kubabwira, umuntu wavuzweho n'Imana ntukamusuzugure. Buri muntu wavuzweho n'Imana ni umuntu ukomeye, ni umuntu udashobora no kwica ngo apfe, kuko bitarasohora ntiyapfa, kuko ibyaduhize ni byinshi. Umuntu wavuzweho n'Imana bamwirukaho bakamusiga bamureba. Umuntu wavuzweho n'Imana ni umuntu ukomeye cyane. Buri ushobora kumubona muri ubu buzima, ejo ukabona Imana yamuhindura ubundi, kuko hari ibyo yavuganye nawe. Ubwo rero nigeze kubaho mbaho ariko bikomeye, mbaho bikomeye,
ugasanga umuntu wese andebeye mu ishusho y'ubwo bukene akakubwira ijambo ashaka, ukabona umuntu arakubwiye atari ku bundi igihe wahereye usaba uzageze buri munsi nubwo wari usaba buri munsi ubundi uzageza he guhora usaba. Ariko mbwira abantu Kristo ni umwami. Mbwira abantu bazumvira ijambo tubagejejeho ko Yesu ari umwami. Yesu buriya magambo yose batuvuga arayumva, ashobora kumva ariko agaceceka. Buriya iyo uvuga umukiranutsi inyuma Yesu abavuga ati bari kuvuga gutya, bari kumugambanira, bagiye kumutegera, reka nirukanka nzane marayika amuhagarara imbere. Ariyo mpamvu mbwira abantu ngo twezwe. Nitwezwa bizagenda neza, nitwezwa Imana izaza yitamurure, nitwezwa ibintu byose Yesu azabiturisha byemere, nitwezwa umugabo wawe azakira, nitwezwa bari abana bawe bakunaniye bazahinduka, nitwezwa tuzajya dukora bigende, ducuruza bigende, kuko nta buriganya dufite mu mutima yacu. Abantu muri iyi minsi bafite uburiganya, abantu bari kuvuga Yesu wo ku karimi. Yesu yambwiye ngo mbwire abantu bari kuvuga Yesu ni ku karimi, ni ku karimi. Imana yampaye ubutumwa ngo mbwire abantu bezwe, kubera ko abantu bishinze nyine ngo bafunze isengero, uri kugenda ukajya gusura umusore mugasambana, uri kugenda mbese ukagenda ugasebya mugenzi, uri kugenda ugakora ibyaha, kuko wenda mu rusengero bahoraga bagukangura, ubu n'ubu waraguye burundu. Ariko yambwiye ngo mukanguke mwongere mwezwe, kubera ko igihe tugezemo ari cyo kwezwa, kandi tubane n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Mbwira rero umuntu uzumva ubu butumwa, komera ushikame. Ntabwo uzaba mwisi kuko abantu bagukunze. Niba gukunda Yesu ntazakwemera, kuko yaravuze ngo naje mwisi kandi ntibanyemera. Ntago abisi bigeze bamwemera, nawe rero ntibazakwemera. Ntago bigeze bamukunda, nawe ntibazagukunda. Niba Yesu yaragaburiye abantu 5,000 yamara kubagaburira, noneho cyagiye cyo kumubamba babagore bose yagaburiye, mu mubambe bageze kwa Pilato ngo mu mubambe mu mujyane, ntago bigeze bavuga ngo mumugirire imbabazi. Yesu ageze ku bagore baramuga ngo mwigisha, urabona aka gasego Yesu yari yikoreye umusaraba, baramuga ati mwigisha reka tukwakire. Yesu arababwira ngo bagore b'i Yerusalemu mwindirira ko bangize gutya, mwindirira ko mubona bangize utya ari njye. Noneho babandi size inyuma bizagenda gute? Mureke mbabwire, ushaka gukurikira Yesu yikorera umusaraba. Ubu si umusaraba ugira ngo uhari abantu umusaraba waraguye ukiwikorera. Busa yabona ndi kureba ibyo hirya no hino, iyo wikorera umusaraba ugenda ureba inzira tureka nkugezeyo. Ubuhamya bwanjye hari abantu benshi bagiye babwumva, hari n'ababwumva akavati se kari ubwa mbere tubwumvishe. Nzafata igihe mbunyuzeho bwose, bugende bujyaho mu byiciro uko bwatangiye, ngende mbunyuzaho muzabwumva. Gusa uyu munsi aho dutangiriye ni ukugira ngo umuntu wese yezwe, kuko utejejwe atazareba umwami Imana, kandi umuntu wese ace bugufi. Ikindi Imana yambwiye ku barokore, amashyari, tureke amashyari. Njyewe reka mbabwire, umugisha w'umuntu ntago uyoba, si ukubabeshya, ntago uyoba. Wowe ukurikiye icana, umuntu wese yezwe, ari nanjye nezwe n'undi yezwe, kubera ko ntababeshye mu ijuru harera. Uko mubona hera rero, ufite ibizinga ntuzagerayo. Tureke amashyari, tureke inzangano, tureke gusebanya, kandi kamabwire nitubireka Yesu azaza twishimire. Yesu arahandi azatugeza, hari ikamba azaduha kuko twihanganye. Imana rero ibaho umugisha. Mana turagushimye, tugushimiye kuri Imana. Abantu bazatega amatwi iri jambo, abazaryumva, abasubiye inyuma, abaguye, ababuze uko babigenza, ababonaga barasinziriye ntukanguke. Uwiteka Nyiringabo Imana turakwinginze ngo uzabeze, abagusaba ubutabazi uzabubahe, ababona ko nta kintu na kimwe bafite nabo uzabarengere, kuko bumvishira ijambo. Uwiteka rero turarisengeye, ni wowe Imana ijya yamamaza ijambo bikemera, bitewe n'inyungu ufitemo. Dusengera ijambo
uwo rizageraho wese azezwe, uwo rizageraho wese azakizwe, uwo rizageraho wese umutima uhungabanye uzasubire mu gitereko. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana turarisengeye ngo urizengurutse abantu barirebe bihane bongere bamenye kuri Imana ishobora byose. Ngaho rero dusengeye no cano, ni wowe wayivuze, ni nawe uyisohoje. Duhamagaye Uwiteka kuri iyi cano, abazayikurikirana bose bazaruhuka imitima yabo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.